Je pense que la relation des événements qui précèdent est suffisamment explicite pour réaliser que non seulement Paul Kagame n'a pas mis un terme au génocide comme il le prétend, mais bien au contraire, il s'en est servi pour mener à terme sa stratégie de rupture et concrétiser ainsi le credo qui était le sien, à savoir la conquête du pouvoir absolu par les armes. Kuvuga ngo harya ngo baje guhiga ngo bapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mbese ikibazo gikomeye ni uko abantu bavuga ntibongereho tutsi. Ariko bo ubwabo batangiye n'ubundi ari itsembabwoko n'itsembatsemba. Tutsi nta yari iriho. Iyi tutsi rero batsindagiyeho bayishyizeho yendera abantu barabanza barayemera. Ariko ukuri barakuzi. Nta muntu uyobewe ko muri kiriya gihugu hapfuyemo abahutu n'abatutsi. Nta muntu ubiyobewe. Haba mu ruhande rw'interahamwe zicaga abatutsi zikica n'abahutu. Haba ku ruhande rw'inkotanyi zicaga abatutsi zikica n'abahutu. Nta na hamwe bigeze bavangura burundu ngo uvuge ngo ndavanguye kabisa ngo ndagosoye hagiye abatutsi gusa. Nta na hamwe kuko hari aho basangaga umugabo w'umututsi w'umuhutu n'umugore w'umututsikazi bakabica bose n'abana babo. Hari aho basangaga mu bice bya Byumba n'inzira zose inkotanyi zaciyemo zicaga abatutsi zikica n'abahutu. Nta na hamwe bigeze nabo bavangura. Rero byo kuvuga ngo bagiye gushaka batongeraho tutsi nibashaka babashake. Iyo jenoside bashaka kutubwira ko bazi cyane bariya abantu bose nabashyira ku murongo nkakubwira ko nta n'umwe uyizi kundusha. Nta n'umwe keretse uwayiteguye warayizi kuko azi ibyo yarari. Ariko mu bayikorewe mu bayikurikije amaso Jean Paul nibaza ko urabizi nawe. Uravuga ko warebye ibyabaga byose wari ku musozi kuva ku itariki 6 wari ku gasozi kugeza finali irangira. Nanjye ndi kimwe nawe, ntabwo umupira waciyemo hagati ngo mvuge ngo ndebye mu minota 15 nari mu kibuga i Nyamirambo ndetse aho bateraga amabombe menshi. Ngo rero kumbwira ngo jenoside ngo nakuyeho tutsi ngo sinzi biki, ayo ni amacenga. Niba bwiza abantu kuri niwe tubwire ubundi badutambika muri ruriya rugamba twari twabagize dute. Baradufashe gusa baduhindura ikiraro bazambukiraho barangiza bakajya batubwira ngo nimwicare hariya murire. Ubwo rero wabyanze niwe bazajya bavuga ngo yanze kongeraho tutsi, ngo wanze kongeraho tutsi. Ubu nintongeraho tutsi nzaba mbaye interahamwe umujenosidere hu. Barababeshye. Reka mubwire burya uhanira umuntu icyaha nawe yiyumvamo. Icyo nta cyaha mbonamo ntongeyeho tutsi nzi ko jenoside yabaye nta bindi. Naho kongeraho tutsi no kutayongeraho ambasaderi ubwe yayivanyeho. Ejo bundi Muhozi yayikuyeho bari kumwe mu gihugu kandi ngo uyipfobeje bahita bashyira mu kagozi. Muhozi ko yatashye batamushyize mu mugozi. Ariko rwose n'uriya mujepe ubahagarariye muri ambasade hariyo yashyizeho ejo bundi ntabwo yabivuze atayishyizeho ko batamuheraho ngo bazaza kubaza Mwemayire ngo kuki atashyizeho tutsi. Ngo bihindure iki se? Izura bapfuye se bivaneho ko yamvushije amaraso ya jenoside bari kuvuga. Ibyo bari kuvuga yaratuvunnye tuvuna amagufa tumena imitwe. Uri kuvuga ngo uje kumbwira jenoside ngo ko ntongeyeho. Nababwira iki? Mumbwire mbahe nimero yanjye nanjye mbahe na aderese nk'uko idamange yabikoze maze muzaze. Ariko ninde wababwiye ko muzadukangisha urupfu mukadufakangisha iminyururu? Iyo minyururu muzayifunga abandi ariko finale muzayifunga namwe. Buriya rero hari ikintu inkotanyi ngiye maze kuzibona. Inkotanyi ntabwo zitwanga twenyine, nazo ziriyanga. Ni ukuri ziriyanga kuko ibintu zikora ni bibi. Ibyo zikorera ni bibi kurusha ibyo zidukorera. Kuko wowe wabona umushinja ukavuga uti uyu kanaka yangiriye nabi, none se uko aribo barimo babyikorera bazabishinja nde? Njye naba victime nkavuga ni rwose abantu bavuye Bugande baraza
batubanira nabi baratumenesha dore aho ndahangaha n'uyu munsi bangiriye nabi nk'aba victime bikemera bo bazavuga ko ari ba victime bande harya bajya bavuga ngo hari ngo abantu ngo barimo gutegura jenoside ntabwo jenoside itegurwa n'umuntu nabyo bajye babyibuka ibyo babeshya abantu barahagurutse ngo bica abandi ngo ukajya kwica abategetsi da reba bagiye kwica ariko reba bagiye kwica kanje ngo bagiye kwica kankana bagiye kwica kanje uri umuturage wo muri akare warakaye cyane ngo ugiye kwica kanje ngo urazamutse ngo ugiye kwica ngo abasirikare ngo sinzi hehe izo byabaye kaba rero ntiyakubwiye ngo uko bagendaga ngo umuturage ngo akaza ngo po babateraga amabuye da harya ngo babateye amabuye ngo barabatemaga ego ngo baratemaga n'imihoro ngo bakabacocagura ibaze ngo gucocagura inkotanyi ihetse imbunda yewe ngo yegereye se ngo akiruka ngo akagenda ngo akarembera amaze gucoca ahunga ngo atakugirira nabi yego ariko izo ni izihe ko njye ntazibonye reka niza kabari niza nyoni nyinshi yezo nkotanyi nazo nabonye za gutyo nazo nigeze mbona banza mugani zarasigaye iyo dukomeze tuzitegereze umva iyo jenoside ngo yongeyeho tutsi ngo cyangwa itariho tutsi bazagende bayirege aho bashaka umva reka mubwire na igihe umuntu yirukiye ngo arabatinya ngo atavuga ngo akitega mu magambo ariko umuntu abuze undi no kuvuga ibintu yiboneye abaforumire hariya ngo hari ibintu bavuga ngo iyo ubivuze nabi ngo uba wapfobije amata ntibayamena ngo barayabogora umwami ntapfa aratanga ukavuga ngo utabivuga utyo ukaba wishimye waciye nk'amabere ukaba ugiye muri kasho nyine umva ni akazi kabo dore ikintu mbere babanje bari bazi ko iyo mupfuye ikibanza cyawe ukabacika batakwishe kugira ngo utazagaruka kukibabaza bahita bandikira Interpol bati mudushakire uyu muntu Interpol yagezeho irabihaga irababwira iti abibye ihene ntabwo tuzabashakisha Interpol ntibishoboka mureke ibi ngibi Interpol yanga kongera gufata amadosiye yabo uyu munsi rero nibwo bavuga ngo mujye guhiga abantu iyo bagiye izina n'izindi propaganda bagiye nibagerageze icyo nzi isi yarabamenye nta muntu uzongera kwijandika mu bintu muri ibintu barimo byashimishijwe nuko hari abazungu bajya gushyigikira akajagari uburiya bugome bwabo hakaba n'abandi bicaye ku maguru abiri bazi ukuri babahakanye noneho reka tuzarebe uko aka gakino ariko kazarangira ubundi reka tuzabirebe nta soni njyewe nihagira umpora ibitekerezo byanjye akampora ko mvuga jenoside uko nayibonye we akaba afite uko ashaka uko nyivuga kuko ariko yayipanze namubwira iki ikibazo bafite ni uko mu mahanga badashobora kuza ngo bazane vigo parike bakwibe nk'uko biba abantu mu Rwanda hano bizajya bibagora mugomba kubanza kujya gusobanura ibitekerezo byanyu ibyo bintu mwapfundikanyije mugomba kugira abantu mujya kubibwira bakanza bakareba ko ibyo muvuga ari ukuri nta vigo muzaparika hano ngo muntware ntabwo bishoboka vigo zikora iwanyu naho jenoside nabonye nge nzavuga iyo nabonye nabo bajye bavuga iyo bakoze buriya ikintu kiba kigenza bari abagabo navuga ko ari nk'utujajwa tw'abantu b'abagabo sinavuga ko ari abantu barunzemo bari abazungu ngo bagire ngo nibwo bagire ngo ni ibintu biri serious iriya mitwe n'imitwe bwoko bari abazungu se kuki hicaye abandi nabo barimo kuvuga batereka ariko ibi ntabwo ari niba bazi ko twikanga abazungu turababona hano barara no mu muhanda turababona batagira n'aho barara abazungu se nibo muzana ngo badukanga bazi ngo gukanga abantu buriya bazi ko bari abazungu ntabwo kudukanga ari ukuzana abazungu ngo shaka babaheka abantu mwabonye abantu erega ni ibicumba bariya abantu ni ibimuga ni abantu badashaka kwitekereza bagomba kunyura mu bandi ariko se wabonye aho umuntu w'umugabo apanga ukuntu azabaho akarya agatunga agatunganirwa imyaka azabaho n'iy'abana be bose akazabaraga ibyo yibye ibyo bintu hari ahantu nk'abibona ntaho biba ku isi